Jango gagize ngo umunsi wo kubeshya bati ntabwo bishoka abantu se barakomeje bingana gutya yinjiyemo ahita mu 20 ako kanya bakimara kubimubare batamwe ati sinya hano ko uhawe avance nduzayahabwa akira aho ngaho umugabo ahita amwereza tike y'indege ubwo yagiye muri UTC gukatisha tike y'indege ari naho amutegerereza aramwe ati dore tike yawe ngiye ya Rwanda ya kwa gatanu zambuke umutaramu ati kambaye yagera ngo ni brag ahita atangira kwitegura ahita ajya Tanzania akigerayo yabaye agisinya ibindi 20 none umva gashya rero natinye Singida ukuntu igera amafaranga Axel Singida ngo yaricaye aravuga ngo twabonye amafaranga menshi abakinnyi tuyabika tukazaya bahemba buri kwezi bizaba ikibazo dushaka kuzisanga amafaranga yaragiye ajya mu bindi akadushira ngo ahise abahemba amezi 7 cyari wow bose ngo zamuhereza inoti ya 14 by'amadolari yamwe ngo bamaha amafaranga 54 by'amadolari mu gihe kitarenze icyumweru kimwe ndacanganyikirwa mera nk'umusazi rero icyo nakubwira iri kuba ihangana na APR kwa Stephen Amankona ndagira ngo umukinnyi mugarukaho ku mibare muganiraho cyane gatoya cyuha umukinnyi arakomeye no umwe mu bakinnyi ngira ngo bagiye kuza muri equipe APR naramukaje rwose bazaba bakomeye kandi naramukaje ubivuze neza kandi ubona bafite imibare myiza ntago ari confirmation iyi ni transfer gossip uyu mukinnyi uko wabivuze yitwa Stephen Amankona ndagira ngo mpere kuri article y'ikinyamakuru cyitwa Ghana Soccernet ikinyamakuru gikomeye cyane cyane ka sport cyo muri Ghana bavuga yuko uyu mukinnyi umutoza w'ikipe y'igihugu ya Ghana yitwa Otto Addo yamutekerejeho ubwo bari bagiye gukina icyo bita Unity Cup Tournament iki ni igikombe cyahuje ibihugu 4 harimo igihugu cya Nigeria, Jamaica, Ghana nyine na Trinidad na Tobago cyabereye London cyabaye mu kwezi kwa gatanu urumva ngaha bavuga yuko byateguwe kugira ngo barebe ngo icyo bisa the best of African and the Caribbean football ni kugira ngo nyine barebe ubwiza bwa bamwe mu bakinnyi bo mu bihugu bya Afrika y'uburengerazuba ndetse n'ibihugu ngo byo muri Caraïbe na igitekerezo cyavuye kibera London rero uyu rero Amankona urumva ngo yaratekerejweho cyane na coach Otto Addo ku buryo nawe yashoboraga kumwifashisha nuko hatabaye icyo bita preselection urabizi preselection nukuntu habanza guhamagarwa abakinnyi benshi mu ikipe y'igihugu kugira ngo coach noneho azabone uburyo abatoranyamo abanje kwakoresha imyitozo hanyuma akaza gukora final squad cyangwa se selection finale abasesenguzi akavuga ko yatekerejweho cyane ariko biza kurangira adahamagawe muri irushanwa kocha amwizeza yuko kono umukinnyi muto y'imyaka 25 aravuga ati ntago bigenze neza hari abandi ngiye kureba we ntugira ikibazo tuzakorana ubutaha ariko iyo preselection ibaho yari kugaragaramo ariko ntiyakozwe wese akora final squad gusa uyu mukinnyi rero umwaka ushize w'imikino nubwo ari umukinnyi ushobora kuba yakinishwa inyuma ba rutayizamu sibyo ariko niwe wabaye top scorer wa championnat ya Ghana yo niyo nkuru wa championnat ya Ghana muri saison ya 2023 2024 uti rero ibyo bintu urabivuga ubikuye hehe ikinyamakuru cyitwa Ghana Sports Page urumva hano nashakishije mbona imibare umwaka ushize w'imikino muri equipe ya Berco mu Chelsea uyu mukino witwa Stephen Amankona ari nakukinira niyo yabaye top scorer niwe watsinze ibitego byinshi ibitego 19 urumva wenda reka mbabwire batanu kugira ngo wenda utavuga uti ni ibintu wenda muhimba aho ngaho byo guhimba uwa kabiri watsinze ibitego byinshi akina muri Asante Kotoko yikomasi muri Ghana umujyi ukomeye cyane yitwa Stephen Desemukwala ubu yagiye muri Simba Sport Club yego ni umugande patakira Stephen Mukwala yego uyu hari umwaje namurangiye ya APR warabati aveve yego uwo mwaje nazwe ne yanta biganiro yego namurangiye APR Mukwala kabisa yatsinze 12 cyagiye APR cyoborwa na Fande Richard yego yatsinze 12 urumva Stephen Amankona yamurushije 5 uwa gatatu yitwa Hamza Isa wa Hasofok yatsinze 13 Evans Osei Ousu w'ikipe yitwa Smartex
Smartex niyo yavuyemo Dauda. FC Smartex 1996 buryo niko yatsinze 10 hanyuma Prince Owusu kwa Bena wa Gold Stars atsinda 10. Nguwo rero uwo bita Stephen Amankona umukinnyi ukomeye cyane w'inkuba w'umuriro cyane. Top scorer wa Ghana burya ntago ari umukinnyi uba uraho. Isezo ubwayo kabisa nkuko bivuga rwose ngura. Mubonye Nyarugenge. Kugenda nkagarara muri Rompoe Kanombe nkazamuka hejuru ngashaka urwego nkahita mbana nkafunga isariyuti. Wenda reka mbere yuko agira ikindi akomezaho kubyo Agisari yaravuze ni top scorer waseze ishize ariko na sezo yayibanzirije na sezo yaribanzirije ugangura biganiriye neza. Sezo yabanje igihe hari yakirwa Stephen Mukwara kuko Stephen Mukwara ubu ngubu ari muri Simba yatsinze ibitego 19 ni yashize ubwo yari 2023 2024 nono iya 2024 2025 yongeye arabikora ni back to back top scorer seze ebyiri zikurikiranye 16 nubwo yatsinze yatsinze 15 ni 15 yatsinze 15 bi abandi kubona bari kunyereka 16 uzazandika byinshi page ariko ni muri yo range 15 cyangwa 16 noneho akaba no muri equipe ya Chani iriya yasezerewe na Nigeria ubwo Nigeria yayitsindaga ibitego 3 kuri kimwe kira gitego cya Ghana niwe wagitsinze wano bakitano ndavuga uyu mwana w'umuhungu afite tayi nziza turabetinyisha aperi amagunira $1 hariya kugeza ku wa mbere umva bashyira amagunira menshi igiciro nabo ngo ntira kabiri yabaye Faisal watsinze 12 wa gatatu yitwa Albert Ama tsinze 12 wa muri Asante wa kane yitwa Nana Nkwame Opongo watsinze 11 ndetse na Joseph Oso watsinze 11 muri uyu mukinnyi ushobora kuba top scorer muri seze ebyiri akaba agize urare mu bitego 34 ubwo tutabaza ama assist ni ikipe nka Bercum Chelsea ni igihe cyiza cyo gusohoka muri Ghana kandi cyiza noneho dusoza Ruvuyanga kugira ngo witereke uganirire n'umunyamupira ntabwo nitere tuganire nawe wese uri cyane oya nanjye ndahari cyane wamfura nanakunze ko byaba birimo biragenda bitera apero no kubona rya soko twaze tuyibwira ribonekamo abakinnyi beza muri West Africa ariko isoko usanga badahembwa amafaranga menshi ku buryo umuzanye ukamugura nk'ibihumbi 100 ukamuhemba nk'ibihumbi 7 ameze neza yishimye afite umupaseri mwiza uriya mu Burkinabe baguze Dao afite ku ruhande umusore w'umuhanga cyane nka Ouattara wadukonfirimye hari aba basore bandi baba Dauda bameze neza n'abaraboneka b'abanyarwanda ubwo shampiyona y'u Rwanda yarangira recruitment zikirangira noga ngo ducrosinze recruitment twahita dutanga igikombe cya shampiyona ikaba tuzi uzayitwara kuko ni wayipanga gutya mwumbwira ngo rero imirazana abakinyi bavuye mu byiciro bya kabiri bya he mwumbwira ngo irimo ngira Rwanda no guhemba ngenge zipi reka dusoze tuzaba tugerera hamwe icyangombwa nuko nyine bose barimo buriyubaka ubwo mu kibuga niho dutegereje abiyubaka se ni bande shaho rero sero nderimo kundura babo yitwaga kwa Eronari yakuye muri za Bugesera namugeranye n'izi Samuel wo muri Gorira umupira w'inyagenge n'ibindi byihorere ngo na Samuel wo muri nyinshi hanyuma sizo detail bafunga ikaba yoroshe wabyihoreye kandi yakiriye zigenda neza izabagora cyane yakiriye intsinzi muraho neza n'amahoro ikaze muri radio irimo kuvugira Rubavu.